Yes, okay. In association with WWE Studios bamfasha kugira ngo ngugeze akantu nkaka nuko twinjiye muri episode ya kabiri dukora iby'intare neza cyane. Nkushimira kubara aka kanya reka nkwinjize muri episode ya kabiri nuko bihagaze ko twatangiye bosi asa nk'utumva neza impamvu uno mukobwa ngo ni Robin yari yagiye nyine agasiga agasiga boss kandi abanyamakuru bagombaga kuza ndetse byari byaye intonganya hano hantu na twatangiye mubwira ngo ahantu nimba utarahabonye ni uko utari ibyo episode ya mbere banza ugende urebe episode ya mbere ubundi uze tujye mu ya kabiri hano bari mu ntonganya boss ndetse n'ande n'umugore wa Afande wari uzi neza ko umuntu twagomba gukorana nawe tuvuga ku kiganiro cye ari umunyamigabane ukomeye cyane muri twebwe ibyo ntago nabyemera ndasaba imbabazi boss imbere y'umugabo nukuri rwose ndabibona ngomba kubitunganya ariko ibyabaye wamaze kwica akazi uyarinjira kumbwira umugore nabi natangirwa Joe baby ndumva wibwira nabi boss sibyo uyu ni Joe rero ushaka iki ufite igitekerezo ushaka kuma mu buryo nkora akazi kanjye muri business yanjye imbere y'umusirikare cyangwa uragira ngo unkubite rebe batangira intonganya njyewe ntabwo njya ndwana n'abagore badafite imbaraga zitangana byibuze na kimwe cya kabiri cy'izo mfite suzugura boss njye ndi marine tangira kurakara umva baby ndagira ngo witonganya boss sibyo nukuri reka byoroshye sibyo byoroshye mbere na mbere cyo nagusubiza boss umugore w'umugabo umbere iby'umugabo wanjye akoze ntago azongera kubikora yatangiye gusaba imbabazi mu rwego rw'umugabo ni ukuvuga ngo kwa kundi nyine uba uri kumwe n'umugore wawe ariko ukagira ikintu ukora akaba ari usaba imbabazi akabona birarenze umugabo ntabwo byamushimisha icya kabiri rero impamvu abanyamakuru mwagiranye ikibazo ukora n'ukuntu bikura imbere nuko uyo nkubwiye mpora nkugira inama yo kugira ngo abanyamakuru ujye ubaha iminota 20 ariko ntunkurikize icyo nkubwira ameze nk'umujyanama yo muri kano kazi yubaha iminota 20 usubiza ibibazo washakaga abo banyamakuru bashaka kukujyana ku ruhande ukisekera ukabwira ibindi turaza kuba tubireba ariko ukabacika neza batagutamaje inama mubwira ariko nanone reka dukore ibijya mbere uyu munsi ufite speech sibyo se aramuturisha umugabo areba civilian wanyigaruriye umugore ndajya kwishima n'umugore civilian agateza amafandera ababaye lancheta na soko yemwe bashoramari inshuti ndetse n'abanyamuryango ndagira ngo aka kanya mbereke chairman wa Connor Industries ariwe Darren Connor yagombaga kumutegura niwe ugomba gutanga ijambo boss gusa ko agiye gutanga ijambo tubonye Afande yigendera anababaye cyane umugore amusiga mu birori ngo ni ibiro byo gufungura resort yakuru Ladies and gentlemen, you honor me by being the first official guest. Bashyitsi bari hano rero mufite icyoro cyo kuba rimwe bashyitsi nakiriye bwa mbere mu birori byanjye. Of our magnificent new experience. Welcome to the Tanjala Beach Resort. Murakaza neza muri Tanjala Resort. Where you will never have to ask yourself why. Aha ntago muzibaza impamvu mwaje. Niho hantu ho kurira amafaranga. Mbere yuko nkora hano Tanjala ngo magire heza nyine iki kirgo ngo nkigire icyakataraboneka. Nta kintu cyari gihari niko Afande kandi yigendera ijambo ntago aryumvishe ritesize umugore inyuma asokanye umujinya. Hano hari amahirwe aboneka ko asa nk'ayatakajwe ntacyo bahamazaga nyine ngiye naje kwakura mu bwigunge na Afande uri kwitaka buke na Amerika yagiye mu kindi gihugu nyine bari bagiye mu butumwa bw'iki noneho Amerika abacuruzi babo batangira gukora ibikorwa muri icyo gihugu aha ntago ari muri Amerika. Hano bari batwaye n'ibitekerezo bya kera bidafite iterambere. Hano ubona n'abaturage bo muri kino gihugu batagira akazi naye natezamo ngo magire heza atangiye kwikina. But I have changed all that. Aha narahinduye n'imbaraga z'agafaranga kanjye gusa no Afande nishimye ndetse yabasize mu birori. Bebe nabahaye amazi umuriro ndetse mbaha umwuka n'isi kugira ngo
kumbe wa mushuti we duhakuno abari gutunganya fireworks. Ibi ni bikiri gukora seka. How many jobs you got anyway? Nubundi gira akazi kangana gute? Umva nge ndarenze. Mwibutsa gukora subscribe kuri hano, ni hano hakuno tugomba kujya tubonekero. Kumbe de wa mushuti wawe undi umusari ari gukora fireworks ngo ziri buze gukoreshwa muri bino birori hano hakuno. Ya nkurikira izo bari buze guturitsa muri iri joro. Amashuri yatanga aho yasize umugore atera amaso arareba. What's going on? Bimeze bite? You and a little woman having a thing? Wowe nawe umugore sake mwakoze. Boss was being an asshole. Umva cya boss cyese gitezamo mwana nge ndi kwishima n'umugore wanjye. Somehow umenya ngewe hari I'm the bad guy. Tura kubana byitwayemo nawe. Don't take it. Oya wikwivuga gutya rega. Yeah, remember. Wibyegeza umutima sibyo? Can't be waiting around for your sorry ass to show up, be all macho for it, right? Yeah. Look, brother. Nta kibazo. I'm not the kind of guy to be giving a lot of advice. Nge ntago ndi umuntu uzi gutanga inama cyane nta nubwo ari byo menyereye. If I were you, ariko nibaye ndi wowe, polish off those knee pads, head back up there and tell her how sorry I was. nagira gutya nkamwegera. Like you. Habwa ngo ndagusaba imbabazi umbabare mugore mwiza. Nashatse kukuvangira mu kazi kawe dore niki. That how you did it? Ni gutya se wagiye ubigenza nawe iyo washwanaga n'umugore. Toya. Look at me now, right? Urabona nge reka kanya. Ngereka ntago nyapfa gushwana tangira kwikina nawe. Ntakuno gusa yavuye mu birori hari hakurya asiga umugore asa nk'utishimanye na boss. Yuko yavuye mu kazi mu butumwa bw'akazi avuga ati kanze kugirana ibihe n'umugore. Bari mu gihugu kitari Amerika ntago igihugu cyabo. Go on. Beat it. I'm about to light this place up. Uva mukangiye kwaturitse nyine nge kuzamura fireworks. Hydroelectric from the ocean. Twabakoreye ingomero ziva mu mazi n'iziva mu kirere mu zuba, imirasire y'izuba. Geothermal from the earth. Dukora n'ama geothermal tuyakuye mu butaka bwa hano hakuno twateje imbere boss ari kwikina. And the harnessing of wind. Ndetse aha hantu ndetse n'umuyaga tuwukoresha tubyaza amashanyarazi. On behalf of Kano Industries, I thank you. Nge mpagarariye rero sasa Kano Industries cyangwa se inganda za Kano. And wish you a very enjoyable vacation. Ndabashimira kandi bifuriza ubutembere bwiza mujye mutembera iwanjye munsigira agafaranga. Here's to it. Tunywamo byari ibyishimo gusa fande nishimye asize n'umugore hakuno. Beta teams tari barakwereka wa ndi hanze wakoraga fireworks yatangiye kuzituritsa. Ni ijoro ry'ibyishimo ndetse na fande asa nk'uwirengagije afatanya n'abandi mu byishimo n'ukuntu bamugira inama. Fande dore fireworks ni fireworks. Yerekane to katombagiye. Do. Ngaho. Nice job. These hicks wouldn't know it. Abana ijambo ndikoze gutera mbigenje neza Like Karen says, please reset. ari kumwe n'umugore wa fande n'umugira inama. Mingling. Nuko ibyo yemeze neza ahubwo twivange mu bakiriya iyo batagira ngo twabitaye. Fande waje ngo arye ikirori kumbe dore fande nawe bisasa nk'ababyibagije ari kunezerwa nk'abandi. Fireworks mu kirere abantu hakuno bose barishimye. Kumba raho hari icyo yumvise nyuma yuko fireworks bazituritsa, hari icyo yumvise indi fireworks itari yateganyijwe isa nk'ivi inyuma kureba dore kivayo cyerekeza hakuno. Afande kureba dore ngo imari ya boss batangira kuyirasa bacunze bari gukohereza fireworks. Boss yari ikanze fireworks imeze ite kumbe bacunze bari gukohereza fireworks mu kirere bahita abanzi cyangwa se abantu runaka tutari twamenya ngo ni bande bahita barasa uno munara wa security wa boss kuri no resort ya Tanjara. Baratumura atari bashyira hasi. Boss arikanga business yanjye franga yanjye uyu kureba ahavuye iryo saso ahavuye ikintu cy'ikibomba. Kumbe hari abaje mu kirori batatumiwe dore abagabo baje mu kirori n'intwaro. Kumbe resort ikirwa kiratewe gitewe nande abagabo tutazi. Hari abaje mu birori kubyangiza mu buryo tutazi. Umugabo rero atari yakira n'uburyo nyine boss yari kugera mwegera umugore. Kumbe arebye hakuno ibyo nkaho bidahagije ahise abona tayari ikirwa giteye ikirwa cya boss. Twatakara watanze sinyali kirwa kiratakwa. Ikirwa kiratakwa dore isasu dore urufaya dore umuriro. Abantu bakwira imishwaro. Kumbe abasekirite barinda hakuno batangiye kubarasa wa mutekano gwa hasi uyarikanze. Ibyari ibyishimo dore ngo birahinduka ibindi bintu. Ibyari ibirori dore ngo birazamo abatumirwa batateguwe. Abavumba baje nabi, abavumbyi
kureba wibuka hakurya hasigaye umugore we agomba kujya gutabara gushaka uno wa sekirite yari we bamuhaye. Uyu nawe kureba dore abantu ukuntu bamanura dore sasu do kwa bosi byagenze ari umunsi wa mbere kureba hakuno uyu wibuka umugore warimo hariya dore nguyu barinjira tayari amatware barayigabiza amatware barayigabiza nta mikino kumbe bosi dore umugore kunamureba bararebanye umugore yarebanye n'umugabo ari kure sinzi icyo yamumarira dore binjiriwe bararebanye Joy yarahamagaye ndetse umugore yahamagaye ati Joy we umugore wanjye arampamagaye reka njye gutabara bebe aje ni umusirikare yaratojwe yinjiye nabi cyane yinjiye gutyo genda inyuma ariko yatabara umugore. Ba muntu abagore barakundwa nimba baravutse uri umukobwa rwose ujye wigurira akantu uriya twakwitangira rega dore imbaraga z'umugore zikoresha dore umugore wanjye baby uko uriya yavuga ati baby tabare aro bambaranye hakuno funsi kibikindi umugabo ahamutera muzi neza ko harimo umugore wanjye bakomeje guturitsa hakuno nta mikino abantu bakwira imishwaro wibuka mu bakwira imishwaro harimo umugore wa fandi kumbe aba bajugunya hakuno muri kunyanduriza swimming pool ubundi muri bane ubundi muzi ko muri gukora iki bosi bamufata amashini nta mikino. Hello, Mr. Kana. Uraho neza Kana baramuzi neza cyane abaje ni bantu ki kuki bateye hano hakuno biraza gusobanukirwa ino episode ya kabiri anje arubambaranye amwaka imbunda agiye kurasa atari bosi baramutambika ntabwo wabukirashe anje abate nabo ntabwo boroshye abagabo kwambarana dore ngabo nabo Joy bamuhanuye nabi cyane ni umugabo we bose bashyira hakuno Joy ko yakaguye hari ubasindagije yaraguye neza yaguye nabi cyane kandi intege zamucitsemo. Joy ubaye iki kumbe Joy ko yakaryamye bamurambitse amaze kugwa n'iki yararyamye yagiye kwicura neza ahamagara umugore ati Robine kumbe uko yicura imirwano yarangiye ikigaragara cyo aryamye igihe kirekire. Umva banza uruhuka ameze amasaha menshi cyane uryamye aho ngaho reguka imirwano yahoshejwe ntibazi ngo byagenze we yaryamye yongeye kwicura ibyari umuriro byatuje ntazi ngo byagenze bite gusa yiciye ahamagara umugore we Robine umugore wanjye aracyarimo imbere uyabajije ntacyo yamusubije. Urabaza umugore uko ukina koko wicuye ubaza umugore koko ibyabaye hano urabizi wakwibaza ngo umugore byagenze gute yabaje ngo umugore wanjye aracyahari undi ntacyo yamusubije yamurebye gutya yamurebye gusa aramwihorera yamurebye gusa ntiyagira icyamubwira urateta ngo umugore wawe aracyarimo imbere ntumbaze ngo icyamubayeho ni igiki bungu mwimiki Habibu nkora iby'intare niki igihangange long awaited translator Dragon Fire niki yarahagurutse DC ntagaze ngo umugore byagenze gute nuwabaje yabuze icyamusubizira murebye gusa agahinda karamwica kugira hakuno dore abantu bameze nk'ari gusubiza ibintu ku murongo rewe ubona nta umugore ntabona ibintu bisa nk'ibyavuye ku murongo abantu bameze nk'aho bari kongera gusubiza ku murongo ibyo byavuye ku murongo rewe bamukurikiye wa mushuti we w'umurobyi umukora fireworks rewe umva aho muri ibintu biri buze kugenda neza nyine ubuyobozi bugiye kubijyamo nyine barebe ko bwasubiza ibintu ku murongo wegerageza kwirengagiza ngo nta cyabaye umva turi kuri TV mwana amakuru yabereye hano dore baje kafata kuri TV siko nibonye mbaye umusitari ngwino uremuze muri ku televiziyo kumbe n'ibiki biri kuri TV ngo ibyabereye hano biri guca kuri TV ndetse aruje kubarabura babwira ati twebwe ibintu byabereye hano byose biri kunyura kuri TV bimeze biti baje biruka barebe
Beach Resort capturing as aya ni amakuru rero yo kuri Tanjara Beach Resort, many as 20 hostages. aho abantu b'iterabwoba bateye bagafata imfungwa zigera kuri 20. We have confirmation that this video video rero sasa tugiye kubakinira uploaded via internet minutes ago hashize iminota mike yaprodinzwe kuri internet, comes from inside the resort. ndetse iyi video yafashwe n'umuntu wari uri muri resort imbere, niho iri kuva kakanya. Iyi video tugiye kubakinira ni ivuye muri resort, tubabwire ibiri kubera muri la resort ku kirwa. Kumbe dore iyo video, kumbe do imfungwa zafatiwe n'iyo video bakinnye, babandi nyine bashimusi imfungwa bese bazifata video barayisakaza kugira ngo nyine igere hanze ntumba zikurikira. Hey, turi ngaba mu bafashwe, kumbe yabonye umuntu n'umugore we. Urasiro Bine we, mugore wanjye bamufashe, yarebye kuri TV abona umugore we ari kumwe n'ibyihebe n'izindi mfungwa zigera kuri 20 zafashwe na fandi. Hashize imyaka myinshi cyane turebera ntacyo dukora. Kihebe kiri gutangaza atari kuri televiziyo aho icyorezo cy'abanyamerika cyaje kigakwirakwira mu gihugu cyacu. Nuko ngo umunyamerika yaraje amera nkaho ari kutuyoborana igihugu cyacu, akajya akorera mu gihugu cyacu byashatse, ntabwo tumushaka. Now it is your turn to watch. Aka kanya rero ndababwira ngo ni akanya kanyu tubahaye nk'iki gihugu murimo kugira ngo murebe ibyo tugomba gukora cyangwa se ibyo twakora ibyo ari byo. We will kill all the hostages in 24 hours. Harabura mu masaha 28 turaba twishe buri mfungwa yose dufite, bikarimo umugore wa fandi. If you wish to spare their lives, nimba mushaka gukiza ubuzima bwabo, you must pay tribute. Mugomba kuduha agashimwe. Nabwo bavuze ngo muduhe ingurane, bavuze ngo nimba mushaka gukiza ubuzima bw'abantu bwize imfungwa twafashe ni muduha agashimwe. Iyi mudushimire ko twakoze neza, ni muduha agashimwe nyine turabarekura bano bantu. Hey, Tribute. ngo tubaha agashimwe, bakita agashimwe se? Infidels. That's you and me, buddy. Umva rwose batagize icyo babona bakwica. Sikwagira ngo bakoze neza ngo babaha agashimwe. Ransom. Ni ingurane cyangwa se amafaranga bashaka kumva kwika aho bafashwe abari, ndetse ngaba. What? No. Oya kugira ngo bereke isi yose n'ababareba ko nta mikino bafite, bese bafata imwe mu mfungwa. Mwimujyana bafashe imwe mu mfungwa zirimo ngo bereke ababakurikiye ko nta mikino, ndetse bafite uburenganzira bwo kwica n'ubushobozi bwo kwica abantu babikora. Izindi mfungwa zirebera hari imfungwa imwe bakuyemo kugira ngo kurikira barayifashe imfungwa bazirikana hako, bereke isi yose ko ntacyo badashobora gukora mu gihe badahaye ngo icyo bisa agashimwe, ariko abagisobanura neza ni ingurane. Bafashe imwe mu mfungwa bayishyira imbere hano, bashyira icyuma ku ijosi. Murebe ni mudatanga amafaranga, uyu ni uwa mbere tugiye kubahaho urugero, n'abandi turabagenza gutya. Dore ngaha tayari bahise bamwica, bahise bamukerera bamukata ijosi bashyira hasi. N'umugore wanjye arimo we, dore ngo afande aragira ubwoba. Umwe mu bo bagize uwo batanze urugero ni umwe mu mfungwa. Byanashoboka ko bari gufata Robine umugore wa afande akaba ari we batangaho urugero. N'Imana ibikirinze umuntu byankurikira. You gotta help me. Umva ndagira ngo umfashe boy, urumva? Get her back. Ndagira ngo umfashe uriya mugore wanjye tumukure muri biriya byihebe ngo tumugarure. Ibaza ariko umaze kubona umuntu bamwica bamuca ijosi, undi akavuga ngo tugende tujye hariya nyine tujye gukiza umugore wanjye. Umva tuza mwana, tuza ibyo urimo ntabwo ubizi. Ibi nta kintu twabikoraho, ndakwinginze ntumvange mu bintu, reka da nagize amahirwe si bamfata. Umva aka ni akazi ka gisirikare, ngenda umusivile, ntabwo nabona umuntu wambaye igisirikare, reka. Listen, brother, I was never a hero. Umva muvandimwe, rero ntabwo nigeze mbaho intwari cyangwa se ngo mbe umuntu birata ngo dore intwari. Right? Okay, in a group, part of a team. Yewe sinigeze narota kuba intwari cyangwa se ngo maranire kuba intwari. Ibyo ushaka kunjyana mu byo kwigira intwari, reka. Something like this? Reba ni ibintu. No, I'm sorry, man. Umbabarire. Sorry, I can't do it. Ntacyo nagufasha rwose. Reka ahubwo nakuva iruhande utakomeza kunyoshya nkishora mu bupfu. Urashaka kugira ngo akakuraho umugore we. Umugore yafashwe n'ibyihebe, yafatanywe n'izindi mfungwa, imwe barayishe mu masaha 24 birangiye. Barakwereka tayari gusa
aho bafungiye ni ku kirwa hakuno n'ubu ntabwo bajyanye kure y'ikirwa nyine iki kirwa ni Kigali dore imfungwa ngizo bazinjije hano hakuno bagiye bazifungira bakontorori leta ikora amakosa gatoya bahita bazica zose basabye ingurane y'amafaranga runaka ariko bahise agashimwa dore imfungwa hano zagizanywe harimo na Robine dore ngabo mwaretse we waretse kwiyenza abantu ndagira ngo munyumve de Robine ngo atangira kuvuga byinshi kandi umva twakora ibyo mushaka byose ni umugore wa Afande gusa icyo twabasaba ntimugire uwo mubabaza nuko yatagira umuntu mubabaza cyangwa mudutere ubwoba nta nubwo tubaza rero bakandagirira hasi ntabwo twigeze tubona isura yanyu kubundi we n'ivuzivuzi baramuhagurutse ni isura yanjye ushaka none isura yanjye wayibonye gwa hasi gatsindwa umva namwe mukuremo isura bababona bano bakuramo dore bakandagiye hano dusura ibyihebe bikuramo isura barayibona bose nawe arimo mu mfungwa bose mukuru ikana ibirori bigenze nabi cyane umuryango wanjye umva bose atangira kuvuga ubundi bano bantu ni bande ni bose nagaze ngo ni ibiki ni nabandi abangaba ni abitandukanyije na leta separatist bo icyo bagamije no guhagarika ko abanyamerika bagira ibikorwa bakorera mu gihugu cyabo umva abantu bari gushaka uburyo twava hano hantu we muze mutuze turi buze gutaha muhumure umugore wa Afande yatangiye kubahumuriza kumbe byiye bivayo kuvayo bihita bifata boss wahakuno ni kana uramutwara numbaze ko we bagiye kumwica nuke niwe mari nkuru kumbe hakuno leta nyuma y'amakuru tumaze kubona ntabwo ibintu twabiceceka ngo tubirebere gutyo biri kuba ni leta hakuno dukora iki rero Makil Shaw, njye nitwa Makil Shaw, diplomatic advisor on behalf of the Kusam company. nkabanje mpagarariye leta ndi umudiplomate uhagarariye leta nyine ngo twige ku kibazo kiri ko hariya kuri kiriya kirwa nyine uyaje ku kirwa nyine ngo yige kiri kuba hakuno Blueprints to the resort. dore ni igishushanyo mbonera cy'iki kirwa resort ngo iteye gute bamenye ko bakinjira bagatabara imfungwa. We have the perimeter surrounded. Hano turabizi neza harazengurutswe. But I will not attack. Ariko ntago ndibuze kwataka Afande yarabyanze. Until we know more about the terrorists. Cyetse tumaje kumenya amakuru ahagije ku bantu nyine ku byihebe kuko ushobora kwataka gutya wihuruje ugasanga wicishije imfungu. That's all right, Commander. Ibyo nibyo Commander. Rwose ibyo turabyitaho. Ninde ukumbi ufite umugore ari mu mfungo yesa abaza ati ninde uhagarariye kujya kuboza zira mfungo. Sir, this is off limits. Umva bino nibya gisirikare bigendere kuri. Please wait over there. Umva tegerezaho. Somebody's going to talk to me. Umva umwe muri mwe agomba kuvugana nanjye birandeba. Wibukane n'umusirikare. Umva mumufata. Mumwihore. Wait. Mwe mumunetse. Let me. Reka mvugane nawe nta kibazo. Hey. Ntiyaraka umugore yamuburiye hano hakuno. None n'umusirikare nta kintu wazumukangisha. I apologize for that. Umva ibyo mu byihangana. No, dealing with military. Umva ibintu guhangana n'ibintu bya gisirikare. It's like playing chicken with a brick wall. Ni ibintu byatoroshye cyane. No offense, of course. What's being done about the hostages? Imfunga mugiye kuzimarira iki aka kanya muri kuzitegurira iki? Kibazo abajije. Weka mu mfunga ari umugore we. I said with you, Mr. Joe. Ngendi Joe. Yanze kumubwira amakuru ku mfunga. 2 days is kumbe hano hakuno Afande bana nani boss baramufashe ibyebe tugaruka ku byebe byafashe boss. Acceptable. I will be dead tomorrow. Umva ntago iminsi ibiri byakwemerwa ejo tugomba kuba twabonye amafaranga. Just make it happen. Umva mutume biba. Fatira. Bashaka kuba kwabona amafaranga nyine boss yamagaje amafaranga bahe bano bantu ariko bamurekura. The money is on its way. Amafaranga ari mu nzira ari kuza hano hakuno. Tribute
oya ntago ntuyita amafaranga, yita agashimwe, n'agashimwe muduhaye byihebe. Yeah, sure. Okay, reka tubyita agashimwe nk'uko mubishaka nta kibazo. You touch just one hair of my head. Ariko muraramuka mukoze no ku gasatsi k'umutwe wanjye, You can kiss it all goodbye. iby'amafaranga mubyibagirwe. Hey, muramuka mundiye n'akara, munyeganyije n'agasatsi, amafaranga mushaka ntayo mubona. Just let us go. Hey, muritureke twitahire, It's on its way. amafaranga muri buyabone, reka dutahe, mutureke. Hey, oya, I got what I asked for. njyewe sasa ibyo nshaka n'ibyo nabajije ntago ari ibyo ngiye kubona, amafaranga ngiye kubona ntago ari icyo nshaka, bwo n'ibyo nasabye. We were living in paradise long before the great white hope came to our shores to save us from our happiness. Abanyamerika mutari mwagira hano hakuno, twabagaho muri paradizo, mutari mwaza mwebwe ngo mutwambure ibyishimo twagiraga. Hey, You don't know what I want. wowe bwe ntago uzi icyo nshaka. Mana yanjye, turapfuye. Ino episode kabiri bose baramurekura. Think it's working. Ibintu biri buze gukorera, Either way, little brother, the message will be sent. niyo bitakora icya mbere tuzi neza no kubutumwa buragera kubo bugenewe. It's all falling into place. Hey, kihe biri gukontorora ikirwa, byafashe imfungo. Political disaster. Umva, ibintu ni ibintu bikomeye cyane muri politiki. I am the one who convinced my government Ni njyewe wingize leta yacu, iki gihugu cyacu, to allow Kona Industry to purchase the old resort kugira ngo bemere Kona kubaka hano hakuno ino resort, from the local owners. hanyuma afata abantu bari bari hano nyine abagurire bavemo. Ni nabyo kandi nicyo cyabarakaje ngo Abanyamerika baraza bagakuramo abaturage. Now I have to negotiate the release of the hostages. None ubu ni njye ugiye kugira uburyo numvikana ngo barekure imfungo. I can't believe this is happening. Ntago ndi kwizera ko bino bintu biri kuba. I'm with counter security. Are you sending Njyewe nari ndi kumwe n'umutekano wa Kona. again troops? Ese nanjye mwanyuhereza abantu bari buze kujya kubona imfungwa, nanjye nkagenda ndi kurwana. Arumva ashaka kubitungana ukabyibereyemo, ashaka kwibohoreza umugore we. My government is extremely reticent Umva, leta yanjye ntabwo ijya yoroha to engage in iyo military. bigeze mu gushyira abasirikare mu bikorwa nk'ibi, Hostages are killed. kuko dushobora kubibukira imfungwa zikicwa. We could have an international. Ibi ntabwo twabona icyo tuvuga imbere y'amahanga, We're still waiting on word from the US, ndetse na Amerika ifite uburyo idutegereje. which means Icyo bisobanuye, waiting to see how we deal with it. barashaka kureba uburyo twivana muri kino kibazo. Dude, Murashaka gukora iki rero? Ufite uwe mupango ubundi wowe? I've already done it. Umupango wanamaze kuwutegura kare, utari gukoresha igisirikare cya leta. Ni mupango ki? Akivuga gutyo hari imodoka yavagayo. Wari umupango yateguye uhabanye no gukoresha igisirikare cya leta, ngo hari indi plan B yakoze iri buze gutabara imfungwa. Ni plan ki? Ngabo mbashimira urukundo muri kugereka ni rwinshi. Ntaho ngiye ariko ndahari. mercenaries. Uzanye aba mercenaries. Better trained than most of our soldiers. Bano barusha abasirikari gutozwa, baratojwe bikomeye, And accustomed to dirty work. kandi icyo bamenyere ni ukwica. Bano bari buze kuboza ziriya mfungwa neza cyane. Bazanye aba mercenaries, nta mpamvu yo gukoresha igisirikare cy'igihugu. Ngaba hakuno dore ko bavayo ngo ni babi cyane. For sale to the highest bidder. Ndabona batanze amafaranga menshi And letting them die. biruta ko bapfa nyine. Blondie. Nervous or what? Ngaba uwabahamagaje n'uyu. Thank you for responding so quickly. Murakoze kwa mwitabye hakiri kare, mwihuse cyane, murabangutse. Who's that? Uriya ninde muri kumwe? He's with Kona Securities. Uriya yari kumwe n'umutekano wa Kona, ubwo ari kuvuga nyine uyu mugabo Joe. Marine Recon. Congratulations. Nuko rero mwabwe baha bafatanye. Now, get him out of here. Umva rero uyu mugabo uri kudukurikira agomba kuva hano, nitwamagaye kukira kandi tuvanga mu ndi muntu, banze ko bari ntago bashaka ko Joe baba bari kumwe. I am with you. Look, I've been inside. I know the layout. Please, sir. Umva, Just leave it to us. ndagira ngo ubiturekere ubivemo kabisa, wa tipe banze gukorana nawe. With or without you, Naba ndi kumwe namwe I'm going. cyangwa se ntari kumwe namwe, Yeah. ndibuze kujya hariya kandi ndakora akazi nk'ako mugiye gukora. You do. Wibeshye udukurikire, I'll consider you an enemy and ndahita nkufata nk'umwanzi niduhurira ku rugamba, shoot you on sight. mpita nkumena ku gahanga ugatsindwaho. Bamuhaye gasopo baramubujije. Now, Hey, I'm taking over. umva turaza kubyitaho.
yamubujije kujya gutabara umugore, avuze ati reka reka, nubwo ushaka kujya kurwana reka wijyayo, wibuke abantu babafatiye hariya harimo umugore we. Arakora iki? Dore ngabo bafashe, abo bafashe nabo babafungiye, babujije Joe kujya kuba yatabara umugore, gutabara izindi mfungwa. Mu mfungwa nawe wibuka harimo umugore we, urukundo rwe nibwo yaramubonye ngo byibuze bishime nyuma yo kuva ku kazi, ariko yambwira ati wese dukurikire. We arakora iki? Arakora iki ahantu abantu ko bakeneye ubutabazi? Ari buze gukora iki? Dore ngaba uko bakaryamye, uko bari hakuno bakeneye ubufasha, gusa abamasenarizi baje baravuze bati wibeshye dukurikire. Agahanga turakamena, kandi we yumvaga yakagira disidore n'umugore we arimo. Urukundo rwe rukomeye cyane, turabizi urukundo bafitanye, urukumbuzi narwo bari bafitanye kubera aho yabaga. Wakwibaza ngo aka kanya arakora iki? Icyari bukore turakibona neza muri episode ya 3. mubwira ngo kugira ngo udacikwa, nimba utarakoze subscribe ukora subscribe, iyo nakagaruka ni buri munsi kandi ngushyira akantu keza cyane. mubwira ngo ndakwikundira maze ciao bye, nyagasana kundindire. naho muri episode ya 3 tumenya ngo Joe akoze iki kugira ngo arebe ko yakwifatanya n'abandi cyangwa se yahamya ko umugore we avuye mu maboko y'ibyihebe. Ciao bye, nyagasana kundindire.